Sana nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkabashiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Ubwo murambwira rero hagati y'izi ngizi tubonye cyangwa se izi ngizi zindi, ubwo ni uburyo bubiri tugiye gukoramo capati zacu cyangwa se crepe uyu munsi. Nongeye kubaha ikaze kandi ndabashimira cyane kuba mukora subscribe, kuba mushyiraho comments, kuba mu likinga video zanjye. Imana ikomeze ibahe ibyiza. Rero nta bintu byinshi tuza gukoresha, ni ibintu dusanzwe dukoresha mu rugo. Ni isukari, nategwa isukari ibiro munyihangane ntabwo ari ibiro, ibiyiko 4 cyangwa se 5 biterwa n'uburyo ukundamo crepe zawe. Hari abantu bakunda crepe zirimo isukari yumvikana cyane, hari abandi bakunda crepe zirimo umunyu nyine wiganjemo, hari n'abandi bakunda nyine crepe ziri mu rugero, nta sukari nyinshi uri kumvamo, nta n'umunyu uri kumvamo, nyine biri mu rugero. Rero ugukunda crepe ziri mu rugero wagira gute? Wakoresha isukari ibiko 5 nk'uko bikoresheje cyangwa se 4, ubundi ugashyiramo n'ikiko kimwe kituzuye cyangwa se akayiko gato k'icyayi kuzuye neza k'umunyu. Ubundi shyiramo n'ibiyiko 2 bya Blue Band. Urumva Blue Band yo utayifite ushobora kuba wakoresha mu mavuta nta kibazo. Blue Band rero ushatse kuyiyaza urayiyaza, ariko nabonye rwose ngiye bigiye kuba byantinza, nikoresha nyine itayajije, ariko byose birakunda nta kibazo. Ubaye ushaka kuyiyaza nabyo birakunda, urayiyaza then ukaba wayisukamo aho ngaho muri urwo ruvange, ubundi ukavanga. Biba byiza rero kubanza ugakubita isukari gutyo n'amagi, kimwe no kubona bishyiramo mu ifu nabyo birashoboka, ariko umuntu wese akora nyine bimworoheye. Ubwo njye nuko nabigenje, nafashe isukari nshyiramo ubiko 4, nshyiramo ako kayiko gato k'umunyu, shyiramo na baking powder cyangwa se icapamandazi, ni capamandazi yego. Shyiramo akayiko kamwe nyine katuzuye neza, ariko capamandazi utayifite nayo nta kibazo, ntibivuze ko utakora capati. Ubwo nshyiramo n'ifu ibikombe 2 n'igice, ubwo ni nk'ikiro kirengaho dukeya cyane. Ubundi shyiramo n'amazi nk'uko nabibabwiye. Amazi ntacyo atwaye, mu gihe n'amata ufite wakoresha amazi nta kibazo. Rero bibaye byiza wayongorora ifu yawe kugira ngo inoge cyane, nikugore kuba wayikubita. Murabona rero uruvange dukeneye, ni dushaka ko ruba rworoshye cyane cyangwa se ruremereye, kuko iyo ruremereye cyane crepe yawe izi bisa nkaho itumutse neza, ukajya ubona wagira ngo iratsinda ry'ukuntu, kandi sinzi niba hari abantu bazikunda, ariko biba byiza iyo uruvange rwawe rworoshye mu rugero, nirube ruremereye cyangwa se nirube rworoshye. Ubwo rero nuko nko mbigenje, nta mavuta nasize ku ipanu, nuko ipanu nge ndi gukoresha ntabwo ishiririza cyangwa se ntabwo crepe zifataho ku buryo utabasha kuyihindukiza. Ubwo nyishyizeho nzengurutsa gutyo. Ubwo n'uburyo bwa mbere tugiye kuba twabikoramo, niyo mpamvu nabahitishemo tugitangira video. Ese mwakunda izi ngizi cyangwa se mwakunda ziriya zindi? Ubwo ni uburyo bwa mbere. Rero amavuta, hari abantu banga crepe bavuga ati crepe zifite amavuta n'iki, biterwa n'ipanu cyane cyane. Ushobora kuba waziteka nta mavuta uri gushyiramo cyangwa se ugasigaho duke cyane, byose birashoboka, ariko akenshi biterwa n'ipanu. N'abantu crepe zikunda kunanira, mujye mureba neza amapanu muri gukoresha. Iyo ipanu uri kuyikoresha ugasanga crepe uri kujya kuyihindukiza igasa nkaho iri gufata hasi, ntabwo icyo gihe bizakorohera guteka. Urumva ntibizaguca intege. Iyo ubona bikomeje kwanga nyine biba byiza ushatse indi pano kugira ngo ujye uteka crepe zawe mu buryo bukoroheye. Ubwo rero nuko nguko capati yacu ya mbere cyangwa se crepe yacu ya mbere imeze. Hari abakunda kuzita capati z'amazi kuko ziba zoroshye gutyo nyine, ntabwo umuntu aba yagiye mu byo guponda, kandi zorohera buri wese. Abantu bakunda gufata breakfast mu gitondo biraborohera. Hari abantu bakunda gufata snacks nimugoroba, badakunda kurya nyine ibyo kurya nyine nyabyo kurya, bavuga ati nyine barifatira utuntu tworoheje, nabyo biraborohera. Nuko rero capati zacu ziri kumera cyangwa se crepe zacu ziri kumera, dukoreze muri iyo design. Ubwo muraza kumbwira iyo mwakunda. Murabizirikana ko nta mavuta turi gushyiraho, turi kuziteka uko nguko zikaza zumutse neza, ziri gusa neza. Ubwo rero ubu buryo bwa kabiri tugiye gukoresha ni uburyo twese dusanzwe tuzi, ni uguteka bisanzwe, ukaba wayihindukiza bisanzwe.
nuko rero mu gihe ushaka gushyiraho amavuta bayashyiraho, udashaka gushyiraho amavuta nabwo wabireka gusa, biterwa n'ibyo ushaka. Nkomeje gushimira cyane abakora subscribe, abalikinga amavideo yanjye, abayasharinga, abashyira muri comment amarecipes twagenda tugerageza, babinyohereza inbox. Mwese Imana ikomeze ibahe ibyiza, Imana ikomeze ibahe imigisha mwebwe n'abanyu. Ubwo rero kuri iyi ngiyi ngerageje gushyiraho amavuta kugira ngo uba ushaka gushyiraho amavuta nabyo ntibya kubuza gushyiraho amavuta, biterwa no buryo ubishakamo, ariko ukagerageza ugakoresha amavuta makeya kuko crepe zirayabika cyane. Ikindi cyiza cyo kuba twakoze ifu yoroshye burya nyine crepe yawe iza nyine iri mu rugero, nyine itaremereye cyane kandi itanoroshye ku buryo nyine uba wumva wagira ngo ntabwo ihiye, nyine urayiteka ukabona ko nyine yumutse imeze neza. Murabona ko biri gusa neza rero. Ubwo rero muraza kumbwira uburyo mwakunze muri comment, cyangwa se namwe muzabigerageze mwumve aho bitandukaniye, kuko no gusa nyine ntabwo biba bisa pe, ntabwo biba bisa. Murabona ko imwe ifite utuntu tuzengurutse, izindi zo ni izisanzwe. Ubwo muzabigerageze muzambwira uko mwabibonye cyangwa se uko mwabyumvise. Rero mwakoze cyane kubona nanjye intambwe ku yindi. Imana ikomeze ibahe ibyiza mwebwe n'abanyu, mugire amahoro, mugire ibihe byiza. Salam.